nongeye gusuhuza wowe unteze amatwi muri aka kanya, ndakwifuriza kugubwa neza ugira amahoro. Ndibutsa kandi wowe utarakanda kuri subscribe hano kuri channel yacu kugira ngo ubyibuke none aha ngaha uhita ubikora, kandi wika no gukanda kuri like ndetse no kuba wasangiza iki kiganiro ndetse n'ibindi byose biriho, kugira ngo turusheho kujya mbere ndetse tuve mu bwiza tujya mu bundi. Nkuko bisanzwe nashaka ko tuganira. Mu minsi yatambutse hano mu Rwanda iwacu ndetse no ku isi muri rusange twahuye n'icyorezo cya COVID-19. Ndashaka rero ko tuganira tukareba iki cyorezo cya COVID-19 ingaruka cyateye, ariko cyane cyane ku by'ubuzima bwo mu mutwe, ku mitekerereze y'abantu muri rusange. Uko mubizi rero mu myaka ishize COVID yarateye, kandi ari icyorezo cyari gitunguranye ndetse cyari giteye ukwacyo, kuko cyategekaga abantu kutegerana, kigategeka abantu gutandukana, ndetse byageze n'ubwo abantu bategekwa kuguma mu rugo badakora kandi bakeneye kubaho bakarya. Kandi mu by'ukuri umuntu arya kuko yakoze, iyo rero gukora byahagaze burya no kurya biratangira bigahindagurika, cyangwa se rimwe na rimwe ntibinakunde. Ubwabyo rero ibyo ngibyo byica ubuzima bw'abantu. Cyaje gifite ingufu nyinshi kubera ko cyateye ingaruka mu buryo butandukanye. Mu ruhande rw'ubukungu byagize ingaruka, mu ruhande rw'imibanire y'abantu cyagize ingaruka, ndetse no mu buryo buri morale, mu buryo bijyanye no kuba imitekerereze y'abantu yaragiye ihungabana kubera izo ngamba zigiye zitandukanye ndetse n'ingaruka cyari cyateje, aho cyatumaga umuntu atongera kwegerana n'undi. Kandi burya kwegerana n'undi, abantu iyo bahuye bakaramukanya bagahoberana nko mu muco wacu wa Kinyarwanda, iyo abantu badaherukana barahura bagasuhuzanya bahoberanye, kandi nabyo hari icyo bisobanuye. Burya mu marangamutima y'abantu iyo uhoberanye n'uwawe mwari mukumburanye, hari icyo wumva bisobanuye, hari icyo wumva bivuze. Mu marangamutima wari ufite wumva hari uko bigenza. Mu muco wacu w'Ikinyarwanda ni uko uteye, kandi buri gihugu kigira umuco wacyo n'ikindi wacyo. Bityo rero twebwe byarahindutse icyo gihe, guhoberana ndetse uretse no guhoberana n'ubwabyo no kwegerana bikaba bitari bikemewe, ku rwego rwo kuvuga ngo buri wese akize ubuzima bwe n'undi akize ubwe, nuko byari bitegetswe. Ibyo ubwabyo rero bigatuma nyine imibanire y'abantu izamo ikibazo, igahungabana, kugeza n'ubwo n'abashakanye hagati yabo no kuranana byabaga hamwe na hamwe bidashoboka, kubera ko niba umwe avuga ati wenda nagiye aha n'aha none nshobora kuba nanduye, urumva ko yagombaga kwiheza, cyangwa se n'undi agatinya kumwegera ku rwego rwo kuvuga ngo atanyanduza, kubera nyine cya kindi cyo kuvuga ngo nkize ubuzima bwanjye. Cyane cyane ko cyisha abantu benshi cyane. Twumvaga imibare buri munsi y'abanduye, tukumva imibare y'abapfuye, urumva ko bitari byoroshye. Bigatuma rero abantu bagira ubwoba, byonyine uko kubaho guhangayika, uvuga uti uyu munsi ninjye utahiwe, wenda ejo ninjye uzapfa. Umuntu yaba yanduye akavuga ati ubwo numvise abantu uyu mubare uyu n'uyu bapfuye, wenda ubwo nanjye ejo nzapfa. Ubwabyo kuba uhangayitse gutyo, ubuzima bwo mu mutwe icyo gihe buba bwamaze guhungabana. Kuba uhangayitse uvuga uti wenda ejo ubwo narwaye ejo ninjye uzapfa, ejo ubwo kanaka yapfuye ubwo nanjye ndatahiwe. Ubwo ubuzima bwo mu mutwe buba bwahungabanye, umuntu aba atagitekereza nk'uko bikwiriye. Ubwo rero umva ko ingaruka zagiye ziba nyinshi. None mpise mfatira kuri icyo cy'uko abantu bategetswe, none hari aho byageze bagategekwa kuguma mu rugo bagomba kurya, kandi bakarya batakoze. Ubwabyo ni ikindi kibazo. Hakaba hari umuntu rero wagombaga kuba afite iduka rye acuruzamo, uretse ko wenda abantu bemerwaga gukora icyo gihe ni abantu bacuruzaga ibyo kurya, ariko abandi bacuruza ibindi byose ntabwo babaga bemerewe gukora. Iyo byabaga bikomeye, cyo kuri byapfaga koroha, baravugaga bati nibura bakore amasaha n'aya baye batashye. Ariko iyo byabaga bikomeye, abacuruza ibyo kurya nibo babaga bemerewe gukora gusa, ariko abandi bo babaga bagomba gukomeza kwishyura amazu bakoreragamo, kuyakodesha, gutanga imisoro, nabyo ntibigeze bihagarara kandi batakoze. Ubwo urumva ko ibyo byose biragenda bikirunda mu mutwe w'umuntu,
watekereza ayo mafaranga agomba kuva, ukumva ni ikibazo gikomeye cyane kandi utakoze. Watekereza ko ugomba kwishyura inzu uri gukoreramo y'abandi, ndetse n'iyo utuyemo ugomba kwishyura, kandi nturi gukora nibura ngo ayo mafaranga ubashe kuyagarura. Ibyo bibazo byahurira ku muntu bikaba umutwaro wemereye kubasha kumenya uko ubyitwaramo. Nyine icyo gihe byabaga ari ikibazo gikomeye cyane. Icyo gihe rero imitekerereze y'umuntu iba yamaze guhungabana, amarangamutima ye aragenda akajya hasi, ibyishimo bikagenda bigashira, umuntu akaba hasuherewe kubera ko nyine ubuzima buba bwahindutse. Umuntu aba yageze handi bita ngo ni mu y'abagabo. Icyo gihe rero byagiye bituma abantu benshi bahomba, kandi ubwabyo igihombo nabyo ubwabyo ni impamvu ishobora gutera uburwayi bwo mu mutwe. Abantu benshi rero bagiye bahomba, bizinesi zabo zirahagarara, abacuruzaga rwose barakinga, barafunga, barasezererwa neza barataha. Abandi igishoro bari bafite barakiriye kuko urumva ntibakoraga. Kurya igishoro rero, kandi ejo cyangwa ejo bundi buzakomeza kongera ugakenera kongera gucuruza udafite icyo uheraho, kandi kuko igishoro wakiriye, urumva ni ingorane zari zikomeye cyane. Byagiye bituma abantu benshi bakinga imiryango, barafunga rwose barataha, kandi noneho agahita hakubitiraho uko wacuruzaga, imibereho wari urimo. Buri impamvu zitera uburwayi bwo mu mutwe ni nyinshi. Ubwabyo no kuva mu mibereho wari urimo ukajya mu yindi bitewe n'uko wakira ibintu mu buryo butandukanye, nabwo ubwabyo bishobora gutera uburwayi bwo mu mutwe. Urumva umuntu niba yariho ari umucuruzi, ari ku rwego rwiza rushimishije rw'imibereho, kuko hari amafaranga runaka yinjiza akayimufasha kubaho neza no gutunga umuryango we, bikagira ubwo rero umuntu arya igishoro kubera ubwo buzima nyine twari turimo icyo gihe. Igishoro bikageza ubwo gishize, noneho umuntu agakinga imiryango kuko atahise yongera kubona ikindi gishoro cyo guheraho, akajya mu muryango akibaza uko agiye gutunga uwo muryango nta mafaranga, kandi imibereho igomba gukomeza. Byanze bikunze abantu benshi kiriya gihe ubuzima bwabo bwo mu mutwe bwarahungabanye, kubwo kwibaza ngo noneho turabaho dute, umuryango wanjye ndawutunga nte, tuzabaho dute, tuzaba hehe. Kandi nyir'inzu nawe icyo gihe akeneye amafaranga kuko yubatse nawe kugira ngo arebe ko ubuzima bwe bwagenda bwisunika gake gake. Abantu rero bakava mu hamwe bajya ahandi, bava aha bajya hariya, bava aha bajya hariya, kugeza ubwo nyine mu mutwe hashyuha, umuntu akibaza icyo gukora bikamuyobera. Icyo gihe ugasanga rero bamwe bagize amakrize emotionnelle, abandi bagize uburwayi bugiye butandukanye bwo guhungabana kwagiye guterwa n'ibyo bibazo bigiye bitandukanye abantu bagiye bahura nabyo. Nkivuga ibi kandi sinabura kuvuga ko hari aho byageze ingo zimwe na zimwe nazo zikanasenyuka kubw'impamvu ahanini ya COVID-19, kuko niba hari aho byageze ubukene bugatera abantu bakagera ubwo bava mu nzu imwe bimuka bajya mu yindi, bava mu imwe bajya mu yindi, ya make bajya mu ya make kurusha iyo bari basanzwe barimo. Hari aho byageze bamwe na bamwe kwihangana bikabananira, umugabo agata umugore cyangwa umugore agata umugabo, avuga ati ngiye ubuzima sinabasha kubamo, ngiye kwishakira undi, n'ubundi twasezeranye, n'ubundi sinamukundaga, n'ubundi ubu bukene sinabasha kububamo. Kwa kundi imitekerereze y'abantu imera n'imyitwarire bigatuma hari ubwo umuntu agera mu buzima runaka kubasha kwakira ubwo buzima bikamunanira. Noneho rero akavuga ati ngewe ni byiza ko nakwishakira ikindi gisubizo kuko ubuzima ntabushoboye. Noneho rero umugore agata umugabo akamutana abana, cyangwa se umugabo agatana umugore abana, kandi nta kintu abasigiye, nabo nta kintu bafite. Umuntu agize kuba bari bariho muri ubwo bukene batewe n'ibihombo bigiye bitandukanye bahuye nabyo, noneho n'uwo babanaga aramutaye, kandi wenda amutanye abana, kwibaza ngo abo bana azabagaburira iki, abana bazabaho bate, aragira ihungabana. Ari abo bana nabo baragira ihungabana, kuko urumva ubuzima noneho bugiye kurushaho gusharira kurenza n'uko bwari bumeze. Urumva ko COVID yateye ibibazo byinshi cyane, ingo zarasenyutse, abantu barashonje, abantu barakennye, abantu barahombye, ndetse n'igihugu muri rusange cyarahombye. Ubukungu bwacyo bwaragabanutse bujya hasi, nubwo hagiye haba kugenda abantu bisuganya kugira ngo barebe ko hari icyo bagenda bararamura, no kuba hagira izindi ntambwe zagenda ziterwa kugira ngo abantu bongere kwegura umutwe gake gake. Ariko urumva ko mu by'ukuri COVID yakoze ku bantu, yateje ingorane nyinshi cyane, yateje ibibazo n'ubu ngubu bikitugiraho ingaruka
kugeza n'aka kanya. Nshuti bavandimwe rero, urumva ko COVID-19 kubera ko yaje ari icyorezo cyari gifite ingufu kandi mu buryo abantu batari biteze, kuko hari abakinze imiryango muri ibyo navugaga byo gucuruza birarangira, kugeza n'ubu aya masaha bakaba nyine bakiri muri ubwo buzima bwo gushoberwa. Hari n'abavuye mu mijyi bajya kuba mu cyaro kandi bari barazanywe mu mujyi nk'uko hari urwego runaka bari bagezeho rwo kuvuga bati twakora tugatera imbere, ariko urumva bagiye mu bundi buzima batari basanzwe barimo. Hari abana benshi kubera ubwo buzima bwo kuba ababyeyi barabuze uburyo bw'imikorere, hari abana benshi bavuye mu mashuri kandi bari bageze ahantu heza hashimishije, n'iyi saha bakaba batarasubira ku ishuri. Ubwo rero nk'uwo mwana wigaga wari umeze neza, wabonaga iwabo bifashije ntacyo basaba, ari umuryango umeze neza wishimye, iyi saha akaba atakibasha no kujya ku ishuri, imibereho abona yo mu rugo yose yarahindutse. Byanze bikunze ibyo ntibibura kugira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe. Rero ingaruka COVID yateye ni nyinshi cyane, hari izo umuntu yarondora n'izo atabasha kurondora, ko mu ngeri zose zigiye zitandukanye z'ubuzima COVID yagiye ihakora, ingaruka zayo n'ubu abantu baracyazibona. Bityo rero ni byiza yuko abantu bagera guhumurizwa, ariko kandi bakamenya uko bakwiriye kwifata igihe cyose wumva amarangamutima yawe yahindutse, igihe wumva imitekerereze yawe itakiri ku rwego yari iriho. Umuntu agatanga inama y'uko akwiriye kugana abantu baba bahari babisobanukiwe, yaba ari kwa muganga cyangwa se n'abandi bantu bari hirya no hino baba bashobora kuba bafasha umuntu kugira ngo amarangamutima ye asubire ku rwego yahozeho, yongere gutekereza neza. Erega hari n'igihe ikibazo kidakemuka, ariko nibura muri wowe ukagira imbaraga zo kubasha kubyakira, ukakira nyine ko ugomba kuba muri ubwo buzima. Niba ruriho muri ubu buzima ubu n'ubu bwari bugushimishije, none bikaba byarahindutse, nubwo wenda bidahindutse ngo wongere kubaho kwa kundi wari uriho mbere, ariko nibura muri wowe hakazamukamo imbaraga zibasha gutuma ubasha kwakira none ubwo buzima bushyashya usigaye urimo utari wariteze kuzabamo. Ni naho ubasha kubona izindi mbaraga zibasha gutuma wongera guhangana n'ubuzima, ubuzima bwawe bukongera bukazamuka gake gake, ariko intambwe ya mbere warayiteye yo kwakira ko uri muri bwa buzima. Donc ntubifate nkaho ari ikintu, ari ishyano ryabaye, ukakira ko ubuzima bwari bwose umuntu ashobora kuba yabubamo, ukabasha kubyakira. Iyo wateye intambwe yo kwakira rero ubuzima runaka urimo, ni intambwe ikomeye ubuteye, kuko ni naho uvana imbaraga zibasha gutuma wongera guhangana n'ubuzima, nanone wongera kuzamuka, utera indi ntambwe ijya hejuru, ukongera ugenda usatira ubuzima wari uriho mbere. Ubona nubwo utanabujyamo, ariko nibura ubabonye imbaraga zituma ubasha gukomeza guhangana n'ubuzima buri munsi, ukabasha kubaho kandi uriho neza, kugeza n'ubwo ushobora kurenga urwo rwego rw'ubuzima uriho muri icyo gihe. Ni byiza rero yuko duharanira kubungabunga ubuzima bwacu bwo mu mutwe, kuko ni ishingiro ry'ubuzima. Iyo mu mutwe adatekereza neza, ubuzima muri rusange burahungabana, kuko iyo utishimye, iyo utariho neza, kuko iyo uriho neza ubasha kumenya ko ugomba no gukora kugira ngo ubeho, n'ejo uzabeho, n'abawe bazabeho, izo mbaraga ukazigira. Iyo utishimye, iyo ubabaye, iyo utabasha gutekereza neza, amarangamutima yawe yarasinziriye, reka mbivuge gutyo, nta mwete ugira wo gukora, uba wumva uri gukora ntacyo uri gukorera, wowe ubwawe ntubasha kwiyitaho ngo umere neza, ugire ubuzima bwiza. Kandi ufite ubuzima bwiza, ni nabwo ubasha no gufasha n'abandi kugira ubuzima bwiza. Nibwo ubasha no kugira ibitekerezo bigiye bitandukanye, ukavuga uti uyu munsi nakora iki, ejo nakora kiriya, ese niki nabasha gukora kugira ngo ubuzima bwanjye bubashe guhinduka, ese nakwitwara nti kugira ngo ngere kuri kiriya. Kuko umeze neza, kuko ubasha gutekereza neza, kuko uri mu buzima wumva uri comfortable, reka mbivuge mu ndimi z'amahanga ntyo, ni nabwo utekereza uko ugomba kubaho, ukabona imbaraga zituma ubasha gukora kugira ngo ubashe kubaho no kubeshaho abawe, no kugira uruhare mu iterambere ry'umuryango wawe n'igihugu muri rusange. Rero ibi byose bishoboka iyo umuntu afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Reka duharanire kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, tubigiremo uruhare, kandi dufashe n'abandi kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Twirebeho, ariko turebe n'abandi, abo tubana nabo, abo duhura nabo, abo
abo dukorana nabo, aho umuntu ari hose aharanire kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, ariko afasha n'abandi kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Ubona nubwo byose tugenda duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, ariko tugire n'imbaraga n'umwete, bityo tubone imbaraga zo guhangana nabyo, kandi ibyo nibiza bigatambuka bigashira, hakaza ibindi yego, ariko iyo wifitemo izo mbaraga zo guhangana, kuko uri muzima, kuko utekereza neza, uhangana n'ikintu kigashira, ubundi ubuzima bugakomeza. Rero mbashimiye ko twabanye, kandi mbifuriza kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Mugire amahoro kandi muhorane Imana.